reka mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana kandi nyanganishe abantu baguye muri iyi mpanuka. Bamaze kuba abantu batatu bamaze kumenyekana, bamaze kuva muri iyi mpanuka yabereye mu karere ka Musanze, gusa Nyamagumba umanuka ahantu bita Pateri, wagiye umenyekana mu buryo butandukanye. Bamaze gushyiramo umwuka rero ku buryo budasanzwe cyangwa ku buryo bwihariye, abantu bangahe? Batanu, batatu muri bo bamaze kubasuzuma, muri batatu bamaze kubasuzuma. Bivuze ngo mbere yuko tugaragara abantu kameramani yegera hano hino urebe, urabona imodoka yari imeze nka murabona ukuntu imodoka yagiye ishwanagurika ku cyari kimaze kugera hafi ya shoferi neza. noneho bigaragara ko abantu bari kureba neza, igiti gishobora kuba yakubise mu giti hano direct. Kameramani abereke n'igiti, bereke igiti aho ngaho, mwakibonye igiti yagonze, mwakibonye igiti yakubisemo. Bigaragara ko ikigaragara yari yamaze gukata, ahubwo ashobora kuba yibesha umuhanda, kuko yagikubita gutya tuba tubibona hano, ariko yagikubise yakase gutya, ahubwo yarongera ahindura vote. Bigaragara kuko yakubisemo hano, bigaragara ko yaba amanuka direct yari bugonge gutya. Bigaragara ko yageze hano akagira gute, agahindura vora, akagarura, agakubitamo hano. Ashobora kuba yo kubuza hano mu buryo Rwanda TV. Kameramani nyegera ibino abarimo, sinemeza ko amaguru yabo yaba akiri mazima. Yaba utwaye niwe wahise apfa, Munyempundu Emmanuel niwe warutwaye. Hari harimo uwitwa Munyempundu Emmanuel, harimo n'uwitwa Peter, bakaba bavukana bakurikirana. Hakaba harimo n'undi mukobwa wundi bari batwaye wa gatatu, n'undi muntu n'abandi bantu turamabasha kumenya amazina yabo, kumwe n'abantu bagiye batandukanye kwambaye umwenda w'akazi. Iyi mpanuka yabaye mu masangahe? Ntabwo numvise ko yabaye saa munani. Yabaye saa munani, saa munani z'ijoro, saa saba n'igice. Muri ayo masaha yuko bamanukaga bagiye ipfumu muri Karasi, bari basohotse cyangwa bamanukaga bavuye mu mujyi. wowe uhageze sangahe? Yuko nyine numvise ko imanuka bari n'izo saha, ariko nabona ari wakwita Imana strategy. impanuka nk'ingiyi nta muntu utabwira, umunyegare yamubaho, umunyamaguru yamubaho. Ubu ngubu iyo hano haba hari abantu tuba tukurimo. Byari ikibazo nyine ngo kubona ngo bari abantu ari nko ku manywa ibagisha abantu benshi. Niko urabona umuvuduko kabisa uretse. Urabona se byatewe n'iki impanuka, nubwo tutaramenya icyayiteye? Polisi ivuga ko byatewe no kuregera umuvuduko nabi, niyo tangazo twahawe, ariko se ubona byatewe n'iki? Ngiye kubona ko wenda iyi mpanuka ukubona ko byabaye ari umuvuduko, noneho no kuba wenda yari afite n'ibitotsi, urabona yataye umuhanda. Ibitotsi kuva hano kuri ntuza kugera hano waba usinziye. None se nyine urabona ikintu umuvuduko, nuko urabona yakase gucya gonga igiti, yataye umuhanda. Ni kubona ari umuvuduko, uriko ari umuvuduko. Watewe n'iki rero? Nicyo kintu abantu bakwifuza kumenya. Bamenya ngo yatewe n'iki. Se bakubaza ntabwo namenya ngo yatewe n'iki. Okay, turi kumwe n'undi muntu, ishobora kuba yabaye wenda ahari egera hino. Niwe muzamu yirinze umugongo byabaye uhari? Ntabwo nari mpari, ariko numvise bituritse. Ubwo hari umumotari uri hano n'igihugu saa saba n'igice, niwe wabashe guhamagara n'abo na polisi iraza. Polisi yaje bakuramo abantu baryamisha n'abo batatu, bamwe bapfuye abandi bagenda ari indembe. Amakuru mfite ntabwo namenye ko abandi bakiri. Batatu bavuyemo bapfuye, bari bari kuba babiri, Munyempundu na Emmanuel, ndetse ntabwo bandi makuru ntabwo nuvuga ngo wageze mu minota ingahe impanuka ikimara kuba? hashize n'umwanya, ariko nimba abantu basakuza batabaza ni bane batabazaga, abari barimo reko taka n'abantu barahura benshi, nabo ngabo baje barahageze. Iyi mpanuka ikimara kuba rero
bo wabukoze nk'iki nk'umuntu wabo bwa mbere tutabazi nk'abaturage busanzwe tubakuramo naho polisi yari ihari bazana n'imashini y'umuriro bazamura bino byuma kugira ngo babone ukuntu bavamo. ni ukuvuga ngo polisi byasabye imashini kugira ngo Bazana imashini ntabwo imodoka yahoberanye n'icyo giti. ni ukuvuga ngo imodoka polisi yayikuyemo nyuma ikuyemo yafatanye n'icyo giti. ni ukuvuga ngo ntabwo yakubise ngo isubire inyuma ahubwo yahezemo Ibyahezemo byasabye kuyikura kugira ngo ikure inyuma. ni ukuvuga ngo iyi modoka abantu bayibonye ni ukuvuga ngo twebwe turi kuyibona ari uko bayisubije inyuma naho ubundi yari yaheze muri iki giti. yinjiyemo neza. Sasa wabonaga byatewe n'iki imbere basi banjye ntawe n'ufungu nyine nta kintu wavuga ariko ikigaragara imodoka yari ifite umuvuduko udasanzwe yageze hano yamunaniye. umunanyabukata ikigaragara hariya yari yakase neza aza gutya ageze hano yibeshye ko hari ikoni iramunaniye tuseka babiri bahise basiga ubuzima. Iyi mpanuka wabyumvise mubyeyi ngwino tubwire tegera hino wowe wabyumvise sangahe hari umuntu wari urimo waruzi nawe ntabwo bazi nta muntu uri hano waba waruzi uriya mukobwa bivuga ko yari yiga muri neza. abahungu bo n'abasimo yaza uwo muhungu rero wa Simoni cyangwa se uwo mukobwa wa Simoni yari hino ruguru abo ba Simoni ubundi bari basanzwe bakora iki? uwo muhungu Simoni umwe ari kuganira shaka mbere yatwaraga yaravuze ko amakuru avuga ko baba bari bafite akabari n'ubuhe hari Simoni hari Solomon Emmanuel hari nura mukuru wa kuri bamwita hari Simoni hari na Pi hari nande Simoni ni Simoni ni akaba n'uwitwa Peter ni umuntu nawura umunyempu ni wari ufite akabari hano turi muri murenge akagari ka Mpenge ka Kigondo Ruhengeri we mudugudu kabaye hano hantu ariko hasanzwe habera impanuka nyinshi z'amagare ngo iki uretse tuganire nta kibazo tutari kikiri kamama nahindukire hano hantu hasanzwe habera ngo impanuka nyinshi z'amagare ibingibi byabaye mu Rwanda oya ngo abanyamagare bamanuka hano bafatiyeho ntabwo hagarara nta pata bapfiraga ni no muri Bugese bahita muri Bugese niho bahita muri Bugese niho amagare gakora impanuka cyane muri Bugese niho abantu bapfira cyane b'amagare none dore impanuka ahantu ibereye ahantu heza vrema uvuga ngo hano wenda ajya ku mushoferi wa moto hari ikinyabiziga hano hantu bigaragare ko ikoni yibuka ko ririmo aza kugira ute aza kwisanga ikoni yarenze umuhanda katabiranga nyine kubera ikigaragara hariya uko bigaragara yagonze hano umumotari twereke oya reba hari reba hano yagonze urebe n'imodoka hano tugiranije twereke navuga ngo iyi modoka ntago yaje kwitaha reba hano yaturutse ibyerekezo twereke ishushanya
bari bari he twebwe dutuye ahangaha mutuye he twumvishe bituritse noneho uyu mudamu nawe wamuhamagaye kuri fone uwuhe uriya uhetse umwana mama nanjye Ngwino. abandi duturanye noneho ubwo tuje dusanga aba bahungu bahise mbese imodoka yicometsemo no polisi ihari bamaze kujyana umukobwa wari urimo abahungu babaryamisha hariya bari gutaka bagapfuye ubwo noneho bazana ibyuma biri guhinda bari gukurura ngo bakuremo bikanga noneho nubwo bazanye umugozi imodoka ihagarariye irakurura tubakivuyemo bakomeza kwegereza bakuramo babanza gukuramo wa mbere gato bakura utwaye imodoka niwe wabananiye Munyempundu ubwo ariko hari umumotari wahageze mbere yaraturutse nawe watabaje na mushicyo yadusanze hano ari kurira ubwo rero bigenda gutyo ubwaje imodoka kuza mu mujyi yabo n'abantu bagatwara umurambo baragenda nuko ngo hari saa 9 n'igice n'abantu wahise ashiramo umwuka ninde abo bahise bashyira mu mwuka kuko uwo mumotari hageze bamaze gupfa no wageze mbere uwo yari ahetse natwe turahagera so ni ibintu bibabaje cyane byatubabaje bakomeze bihangane nta kundi impanuka ziba mu muhanda kuko n'abaha bose twababyutse batwaye tutanabona impanuka hari hararura isoko n'ab'ibushozi bazanye nabo babatabaje ku matelefoni abantu mugeze umuryango harabuye abantu baretse babiri bumvikana abo twari tuzi ko ari abakure twumvise ko ari abaturanyi bacu ni abaturanyi n'abahungu ba Simoni okay ni ukuvuga ngo umukobwa yahise ashiramo umwuka cyangwa aragihumeka umukobwa yagiye n'ubundi urufuro rwaje mbese arakuka gake mbere yamubaye ariko aba bo bari bahise bapfa nyine bahise bakunda bahita ubwiranije umukobwa ari mu kigo cy'imyaka ingahe ntabwo nzi imyaka ko yaba afite nka 20 uramuzi niwe umunsi mu tubwiye ntabwo umunsi uretse Simoni nta wundi muntu ari munsi muri iyi modoka amakuru ahari aravuga ko iyi modoka yari irimo uwitwa Ruboneka Sande ku myaka 26 Mucyo Remy ku myaka 26 barapfukana ni impanga abahungu bikonya bikavuga yuko abakometse bikomeye Brian Kayitesi uyu mukobwa yashyize ashyiramo umwuka Kayitesi hakaza na Ruboneka Sande na Mucyo Remy abitabye Imana n'abakomeretse bajyanwa ku bitaro bya Ruhengeri reka tubifurije gukora idashize abapfuye kandi twizere ko abakiri bazima baraza gukira mu izina ryayo ntabwo biramenyekana neza kuko bane bamaze kwakira niba bari batanu basigaye amagerere ewe niko mbura umukobwa abizi neza kuko aragiye disi reka tubihanganishe kandi tubabwiye ngo pole sana bose bihangane natwe twihangane kuko igihugu kibuza abantu b'ingirakamaro nacyo akora polisi yakoze akazi gakomeye gute kugira ngo babakuremo bahanyanyaje kugira ngo bino byuma byigize imbere babakuremo biranga imodoka cyicayemo ngo nibwo bambutse umugozi inyuma barakurura bazana ibyuma bifite bindi mashini bakagira bigizeho gutya kugira ngo bashoferi wa muhungu wari ugutwara abantu muri kubona ko imodoka yangiritse cyane ku buryo bukomeye cyane ndetse n'impanuka yabaye mu masaa 7 z'ijoro ihitana witwa Munyempundu na Peter ni abahungu ba Simoni umwe mu bakire cyane bari bakomeye hano muri Musanze bafite ibintu byinshi bagiye bageraho akaba bari bafite na business hano mu cyo aho bita ku cyotero ni Mr. Jean Rwanda TV twatugeze ahantu habera impanuka rero reka tugende dukurikirane ubuzima bw'umuntu ese warokotse apfuye bande aho tuzo kwamira inkuru yose turagezeho ku buryo burambuye nta muntu n'umwe uzi kurambuka witabye Imana okay, what's the